bamwe bati iki ni igitekerezo cy'ubwenge, abandi bati kereka wenda aramutse yandikiye perezida nibyo bishobora kuza kuba byamubera byiza, wenda ashobora guhita ahabwa imbabazi kuko perezida niwe utanga imbabazi. Ariko abandi bakavuga bati nyamara perezida atanga imbabazi ku bantu bahamijwe ibyaha, bakatiwe, byarangiye, byanashoboka yuko uyu mugabo cyangwa se uyu musore ashobora rwose guhita ahabwa imbabazi direkite ntanafungwe. Bati byaba ari byiza cyane. Abandi bati aho ntihaba habaye amarangamutima ko uyu mugabo yarangije kugaragazwa nk'umuntu wakoze ibyaha, kandi koko ibyaha bikaba byarangije kujya ku karubanda, ndetse hakaba hari n'ingingo z'amategeko zibihana. Bati uku kwandika asaba imbabazi uyu mugabo biraza kumumarira iki? Ese ni perezida yayandikiye bande mu by'ukuri? Disclaimer yabigenje ate? Ibihe byiza rwose nshuti bakunzi ba Local Stories, turagarutse nanone mu makuru akomeye cyane. Nimba hari umuntu wakomeje kugenda avugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku bitangazamakuru bitandukanye, yaba ari ibikorera hano mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi, cyane cyane abakurikiranira hafi by'amakuru yo mu Rwanda, ni umusore witwa Disclaimer. Nako ni umugabo w'imyaka 29 ufite abana 2 n'umugore, abana b'impanga. Uyu munyamakuru rero ibyo bikomeje kugenda bifata indi ntera ku rwego rwo hejuru ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku bitangazamakuru bitandukanye. By'umwihariko ni ibintu byazamuye ikintu cyitwa urusaku rukomeye cyane. By'umwihariko bamwe bakavuga yuko ubutegetsi bw'u Rwanda burimo burakora ibintu bidasanzwe, abandi bati nyamara ibingibi bikwiye kubaho kubera yuko ntabwo igihugu kigomba kubaho mu kavuyo. Bamwe bati ibi bintu ntabwo bisobanutse, batese ubundi kubera iki abantu basenyerwa, batise kubera iki umuntu ashobora gukora igikorwa cyo guteza imbere rubanda nyamwinshi ariko nanone bikamugiraho ingaruka. ni ukubera iki? Ni ibintu byinshi cyane. Ubu rero noneho ngiye kubabwira ikijyanye n'ukuntu Disclaimer akomeje gukoroza imbuga nkoranyambaga, ariko kandi nanone turabanza duhere ku nkuru ivuga ko uyu mugabo cyangwa se uyu musore ubu tuvugana yarangije gushyira hanze ibaruwa isaba imbabazi. Abantu benshi barimo baravuga bati nyamuneka Rwanda cinywa n'izamba, nyamuneka ribu rutabara. Bimeze gute? Mbere yo kuvuga ukuntu mu by'ukuri arimo ararikoroza, reka tubanze tubabwire kuri iyi baruwa. Ese iyi baruwa bivugwa neza yuko irimo isaba imbabazi uyu mugabo yashyizemo iki? Bimeze bite? Ni ibaruwa imeze gute? Mu by'ukuri ni ibaruwa bigaragara neza yuko uyu mugabo yanditse, ndetse ni ibaruwa twebwe ubwacu twanarangije kubonera kopi, wenda tuyishatse mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni Nigaba Clement wamenyekanye nka Disclaimer, nyuma y'amasaha make cyane atawe muri yombi, yasabye imbabazi, ahamya yuko rwose ngo ibyo yakoze yabitewe n'umujinya waje kumuviramo gukora ibyaha. Ni ibaruwa rero mu by'ukuri twarangije kubonera kopi ikaba yaturutse neza ku munyamategeko wa Disclaimer, ndetse tugomba kubasangiza ibiri muri iyi baruwa. Uyu musore rero cyangwa se uyu mugabo yanitandukanyije bikomeye cyane. Ibyo ngiye kubabwira mu kanya by'ibirimo biracicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku bitangazamakuru bitandukanye. Bamwe batangiye kubyifashisha cyane n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, abangaba bakunzwe kwitwa ibigarasha. Yitandukanyije nabo ngo kubera yuko barimo barifashisha ibyamubayeho mu nyungu zabo bwite. Muri iyi baruwa kandi rero Disclaimer yabanje guca bugufi, asaba imbabazi, ndetse yemera yuko yakoze ibyaha nubwo yabitewe n'umujinya. Yagize ati
banyarwanda banyarwandakazi, mbandikiye nshaka kubamenyesha yuko nciye bugufi ngasaba imbabazi ku bw'inyandiko, amashusho, amajwi byasakaye ku mbuga nkoranyambaga. Mu by'ukuri twakoze ibinyuranyije n'amategeko maze dusenyerwa inzu, byaje kuvamo kugira umujinya utari ngombwa nkakora ndetse ibyaha. Yakomeje asezeranya abanyarwanda kandi ko ahawe amahirwe, aramutse ahawe amahirwe nyine agasubira mu buzima busanzwe, ngo atazongera n'umunsi wa rimwe kugwa mu byaha nk'ibi ngibi ukundi. Aho yagize ati, rero nsabye imbabazi n'akamba yuko ibyabaye ari ubwa mbere n'ubwa nyuma byari bibaye. Aho ndimeze neza, ibyo nemererwa n'amategeko ndimo ndabihabwa, kandi niteguye ko n'ingaruka nzaba urugero rwiza. Disi Clement rero kandi yasoje iyi baruwa ye amenyesha abakunzi be ko rwose ngo abakumbuye. Ibi byo yabivuze mu magambo ye agira ati, aho ndi ndatekanye, ndarinzwe kandi ndabakumbuye. Iyi rero niyo baruwa rwose Disi Clement amaze kwandika asaba imbabazi. Abantu benshi bahise bavuga bati, uyu mugabo yagiriwe inama yo ku rwego rwo hejuru, ndetse iyi baruwa koko ishobora kuza kumurokora, kuko ni umwe mu bantu navuga yuko bashobora kuza kwifashishwa mu buryo bukomeye n'abakomeza gusebya cyangwa se kuvuga igihugu cy'u Rwanda nabi, kuko inkuru ye ukurikije ukuntu yagiye ashyira videwo hanze, inkuru ze biragaragara neza yuko zari zirimo ikintu cyitwa mosiyo ku rwego rwo hejuru, ndetse bamwe bakaba banavuga yuko zanatangije guteza polémique mu gihugu. Nari ndimo nkubwira rero n'ubundi ukuntu yakomeje kurikoroza. Uti bimeze gute? Yarikoroje gute? Nyuma y'uko umunyamakuru Niyigaba Clement uzwi nka Disi Clement atawe muri yombi akurikiranyweho ibyaha byakurikiye nyine itabwa muri yombi ye, ni ukuvuga ngo ibi byaha byaje bikurikira mu by'ukuri gusenyerwa inzu. Ku mbuga nkoranyambaga hakomeje kuvugwa cyane cyane ibigaragaza yuko hari ibyo yakoze bidakwiye, ariko nanone ukabona ko hazamo ibivugwa ku Rwanda ngo rushobora kuba rubangamira bikomeye abaturagihugu. Inkuru rero y'isenywa rye mu by'ukuri ni ishuri, bivuga ko ari ishuri yari yatangiye, ni ukuvuga ngo yari yatangiye kubaka, abana ngo bari basanzwe biga, ariko ukabona ko mu by'ukuri ibirimo biragenda bivuka nyuma yabyo biteye impungenge. Nyuma y'uko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rero rutaye muri yombi Niyigaba Eric, noneho byarushijeho kuvugwa cyane, birenga gusenya ishuri, byiyongeraho no gufungwa. Ngira ngo ibyo mwabyumvishije. Iyo nkundura rero bivugwa neza ko yatangiye tariki ya 31 Werurwe 2026, nubwo Niyigaba Clement yashyiraga ubutumwa bwe kuri X bugaragaza abantu bahirika inyubako z'ishuri zari zigeze mu madirishya zubakwa. Umunyamakuru rero muri ubwo butumwa yashinjije umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo gutegeka izo nyubako ko zigomba gusenywa adateguje ndetse atanageze aho ibi bintu ngo byabereye, mu gihe we yavugaga neza yuko ngo bitakarijwemo miliyoni zijya kugera kuri miliyoni 70. Izo nyubako rero zasenywaga mu by'ukuri zari ishuri Niyigaba we ubwe avuga yuko muri 2024 aribwo ryatangiranye n'abana bagera kuri 50, muri 2026
rikagenda rikagera ku bana bagera ku 180, ndetse yuko yanasuwe na NESA bakamusaba yuko ngo yazagira gute yazagura ishuri. Nyuma y'ubwo butumwa rero umuvugizi w'umujyi wa Kigali yahise yihuta cyane nawe ajya kuri X atanga uburyo ki mu by'ukuri ibintu by'uyu mugabo byari bimeze, agaragaza ukuntu ishuri ryagombaga nyine ngo kuba ryubatse kuri metero ziri nako ngo ni inzu, ni icyangombwa yahawe cyo kuvugurura inzu. Njyewe nayiboneye, ni inzu yari yubakishijwe ibiti n'ibyondo bavuguruye, ariko mu by'ukuri imivugurure yayo ukabona yuko nta nihuriye n'ibyari byanditse mu cyangombwa. Byakomeje rero bigera ku mbuga nkoranyambaga, abantu babivugaho cyane, ariko noneho abantu bamwe batangira kuvuga bati uyu musore yarenganye. Abandi bati uyu muntu ntago yarenganye, ahubwo byanga bikunda iby'igihugu cyakoze ni nk'ibyo gikorera abandi. Abandi noneho batari no muri uwo mujyo batangira kuvuga bati nguru rwa Rwanda koko rukunda kugaragara rubangamira abaturage. Abandi bati ngibi bya bindi wa mugabo witwa Badrama yavugaga koko abaturage barabangamiwe. Byanakurikiwe kandi nanone n'amashusho yakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku bitangazamakuru bitandukanye y'abaturage bo muri kariya gace iyi nzu yari yubatsemo, bavuga yuko uyu mugabo nubwo ngo agiye gufungwa ariko ngo ari intwari, ngo ni intwari yabo, ngo yari yarabakoreye ibintu byiza, ngo yabazaniye ishuri ngo abana babo barimo bariga. Abantu rero bareba ayo marangamutima y'aba babyeyi bakavuga bati mu by'ukuri uyu musore rwose ararenganye kandi ajyanya agahinda, ndetse koko biragaragara yuko ibyo akorewe ngo ari ukurengana. Ubu rero byabaye ibindi ibigarasha cyangwa se abo bavuga yuko barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda batangiye gukora ibiganiro bitandukanye babyitwaza, ariko ikigaragara nyir'ubwite we yaba ari inama yagiriwe cyangwa se ari we waba wayigiriye nyirizina, ngira ngo murabyumva ko afite umunyamategeko, yarangije gusohora ibaruwa isaba imbabazi. Ibintu bamwe rero batangiye kuvuga yuko rwose bishobora kuza gutuma aciribwa inkoni izamba. Ubwo rero turacyabihanze amaso, turakomeza kugenda turebera hamwe uko ibintu biri bugende bikurikirana, ariko uyu musore we cyangwa se uyu mugabo ikigaragara we yarangije gusaba imbabazi, ibintu bishobora kuza kumuhesha rero amahirwe yo kuva muri ibi byago. Nubwo mu by'ukuri ubugenzacyaha bwo bwarangije kugaragaza yuko ashinjwa ibyaha bibiri birimo ndetse n'icyaha cyo kurwanya ngo amategeko. Ikindi nimba ari ukwihesha ikintu cy'undi ntabwo nibuka neza, ariko mu by'ukuri uyu musore ikigaragara rwose barimo baramusabira cyane kubabarirwa. Ese wowe ibintu bye wabimenye? Niba wabimenye uri kubifata ute? Urabona bizagarukira hehe? Ese izi mbabazi asabye murabona zishobora kuza koko kumvwa akababarirwa? Ese diskerema ashobora gusohoka ikirego cye kitajyanwe imbere y'urukiko bikarangirira mu bugenzacyaha? Tuzakomeza kugenda mu by'ukuri rero tubakurikiranira turebe uko bizaba byifashe.